Of course turi ku isi guys, ba witonze. Hari ukuri abantu batakubwira ariko ugomba kumenya uyu munsi. Muri ubu buzima abanze ntibabura kandi abagukunda by'ukuri nibo bake cyane. Ikizabikwereka neza nuko iyo dukoze ibintu byiza abantu batabiha agaciro, ntihagire umuntu uguha motivation cyangwa inyunganizi mu byo ukora. Bwira umuntu muri kumwe ngo turi ku isi. Ntizigihe cyawe mbikubwire neza. Ushobora gukora ibintu byiza cyane ntihagire n'umwe ugushima cyangwa ngo aguhe igitekerezo. Ariko igihe uguye mu ikosa rito nibwo batangira kukuzuha amagambo mabi cyane, amagambo ashobora kuguca intege ndetse no kugutesha agaciro kawe. Icyo usabwa ni ukumenya ko agaciro kawe kadaturuka ku byo abantu bavuga, ahubwo gaturuka ku cyo uri cyo ndetse nawe ushaka kugera. Komeza ukore kandi ntuhagarike urugendo rwawe. Abaguca intege igihe kizababwira ukuri mu gihe cya nyacyo. Turi ku isi hamwe nanjye BYT mu kuri kose vibes. Dusana imitima y'abantu, tuganira n'ubyifuza, tugashyira ukuri ahagaragara, tukita ku mpano yawe, tukaguhuza n'abafana, inshuti ndetse n'abavandimwe bawe. Ni buri weekend hamwe nanjye BYT binyuze mu kiganiro ukuri kose vibes. Waba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, tinyuka, urashoboye. Ubyifuza watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 073 49 57 64 ukaza tugatangirana iyi weekend dufite vibes. Bagezeyo inkuru zitandukanye zagufasha guhindura ubuzima bwawe bwa buri munsi, zakwigisha ibyo usabwa gukora ejo cyangwa ejo bundi. Niba ukunda ibyo dukora ntukagenda utabitubwiye muri comment, kandi nabwo ufite inyunganizi byarushaho kuba byiza cyane. Icyifuzo kirimo ibyo wifuza ko twazagukora ubutaha nabyo ni byiza cyane. Nshuti zanjye, genzura neza niba warasoje kuba umwe mu badukurikira, mbese warakanze kuri buto ya subscribe. Bizarushaho kuzubonera ku gihe ibyo tuba twabateguriye kandi byiza cyane. Nitwa BYT, ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde.